Ibihe byiza cyane nongeye kubasuhuza mwebwe mwese aho muri mukomeje gukurikirana Ndizi Note. Uru ni urubuga rubanyurizaho amasomo, inama n'ibindi byose cyangwa se amakuru yose agendanye n'umuziki, ariko cyane cyane twibanda ku kwigisha, tukibanda no kugira inama ku bintu bigendanye byose n'umuziki. Uyu munsi naje hari umunyeshuri wanjye, umwe mu banyeshuri banjye wigeze kumbaza ngo ni gute waririmba ijwi rya alto. Yarambajije ati ni gute waririmba ijwi rya alto. Yes. Ibintu by'ibanze ugomba kumenya ku kuririmba ijwi rya alto. Mbere yuko uririmba ijwi rya alto, ubundi urabanza ukamenya ijwi rya alto niki. Alto ubundi ibarizwa mu majwi ahanitse, ariko aya majwi dukunda kuyasanga cyane ku bagore n'abana. Niho dukunda gusanga aya majwi ku bagore, abakobwa cyangwa se abana, cyangwa se ku gice dushobora kwita igitsina gore, cyangwa se abategarugori, abamama, nibo bantu bakunda kugira aya majwi asa nkaho ahanitse muri iki gice cya alto. Ariko ku rwego rw'abagabo ni amajwi asa nkaho ahanitse yo cyane, yo ahanitse cyane, bakunda kuyita ngo ni contralto. Ni ukuvuga ngo yo ari hejuru cyane, ari hejuru ho kuri nuze kuri tenari, mu majwi ahanitse y'abagabo. So ayo majwi rero cyangwa se iryo jwi rya alto ni ijwi rikunda kuboneka ku bagore cyangwa se ku bamama, munsi gato, ni ijwi riboneka munsi gato ya soprano. Nicyo kintu ugomba kumenya nanone cy'ibanze. Iryo jwi kandi ku bagabo nk'uko nabivuze ni navuze contralto ariko ni contateni, sore gato nibeshye, ni contatena, kuko ni ukuvuga ngo dufite tena ku bagabo, tukagira amoko atatu: tena, tukagira baritone, tukagira bass. Ni ukuvuga ngo hejuru ya tenari iyo abashije kuhagera ari umugabo, ubwo byitwa contatena. Ni ukuvuga ngo ni ijwi ryo noneho rihanitseho ku majwi y'abanuze y'abagabo. Ariko ku bagore cyangwa se ku bamama, cyangwa se ku bakobwa, cyangwa se ku bana, ni ijwi risa nkaho ririho hasi. Niryo jwi turi kuvugaho rero ryitwa alto. Uko wakitoza ijwi rya alto. Ariko mbere yuko nkomezaho gato, kuri ikindi kintu cy'ibanze ugomba kumenya nuko rikoreshwa mu magospel, rigakoreshwa mu ndirimbo zigiye zitandukanye, rigakoreshwa ahantu hagiye hatandukanye, mu buryo bugiye butandukanye, ariko mu kuririmba. Yes. Uko wakitoza noneho kuririmba iryo jwi rya alto. Mbere yuko witoza kuririmba ijwi rya alto, urabanza umenye range y'amanota ijwi rya alto rikunda kugaragaramo ni F3 na F5, hagati ya F3 na F5. Iyo mvuze F3 na F5, ku bantu wenda babacuranze bo barabyumva. Ubundi F ni inota rya fa, inota rya fa ryo muri octave ya gatatu. Noneho tukagira n'inota rya fa ryo muri octave ya gatanu. Aho rero hagati na hagati nicyo twita range. Uvuye kuri iryo nota rya fa ryo muri octave ya gatatu, noneho n'inota rya fa ryo muri octave ya gatanu, aho hose hagati hasigaye niho alto yisanzurira. Yes. Ariko anga tuba twakoze, cyangwa se abakoze ubushakashatsi baba babikoreye hamwe muri rusange, bakaba babikora, bakabikorera kuri universe, cyangwa se kuri grand piano ndende cyane, ibigira ama octave menshi cyane. Kuko tugiye nko kuri aya ngaya yo hasi yo mu Rwanda, ushobora gusanga hari ukuntu bicanganye. Gusa ikintu ugomba kumenya nuko alto ibarizwa mu majwi asa nkaho amanutseho ku majwi y'abakobwa cyangwa se y'abategarugori. Yes. Ikindi kintu ugomba kumenya nuko mu kuyitoza ushobora gukoresha piano cyangwa se keyboard, clavier, abakoresha igifaransa. Nicyo kintu ugomba kumenya. Yes. Hanyuma ikindi kintu ugomba kumenya
mu kuntu ushobora kwitoza nuko ushobora gukoresha amavoko exercises hagati ya range nababwiye F3 cyangwa se F5 ugakora amavoko exercises. Imyitozo y'ijwi bishobora kugufasha cyane, imyitozo y'ijwi igiye itandukanye ya scales, imyitozo y'ijwi igiye itandukanye ya lip trill, ya indi bakubita iminwa bakubita ariko ugakubitira mu range ya alto. Ikindi humming, humming nayo ushobora kuyakoresha. Ikindi kugerageza guhumeka ukoresheje uburyo bwo hasi. Yes. Hanyuma ikintu cya gatatu mu buryo bwo kubasha kuba kuryiga cyangwa se kurikoraho, kwiga indirimbo zifite amajwi ya alto. Hari indirimbo buri wumva kumva ni indirimbo zidahanitse cyane zitari hejuru. Nshobora kubaha nk'urugero rw'indirimbo ariko ishobora kuba itari hejuru, zikunda kugaragara mu masekirazi cyane. Abangaba bafite amajwi ya alto bitwa ba Shakira n'abandi benshi, ariko zikunda kugaragara mu masekirazi cyane. Nibo bakunda gukoresha izi ndirimbo cyangwa se nibo bakunda gukoresha iri jwi rya alto cyane risa nkaho riri hasi. Gusa bitavuze ko no mu Rwanda bagiye bahari, hari uburyo ushobora kugenda uzisacinga ukaba wabasha indirimbo zisa nkaho ziri hasi zitari hejuru cyane zidahanitse. Guhitamo indirimbo zoroshye z'amajwi ari hasi ya alto ni indirimbo, ibintu bishobora kugufasha kuba wakoresha cyangwa se waririmba izo ndirimbo zawe, waririmba izo ndirimbo ku ijwi rya alto. Ikintu cya kane twarebaho nuko hari inama z'ingenzi ku kuririmba iryo jwi rya alto. Kwirinda kuririmbira hejuru cyane. Niba ushaka kumenya ijwi rya alto no kwirinda kuririmbira hejuru cyane, ubwo ndavuga ku bakobwa cyangwa se ku bamama, kuko niho iri jwi rikunda kugaragara cyane bitandukanye no ku bagabo. Kwirinda kuririmbira hejuru cyane. Niba uri umutipe cyangwa se uri umugabo ushaka kuririmba iryo jwi rya alto, we noneho biragusaba kuririmbira hejuru cyane. Ku bamama ho birasaba kwirinda kuririmbira hejuru cyane. Yes. Noneho ikindi gukoresha umwuka neza, guhumeka neza, diaphragma kuyikoresha neza, gutegura umwanya mu buryo bwo kuririmba, kunywa amazi menshi nk'ibisanzwe nkunda kubivuga mu buzima bw'ijwi. Nzategura video ibivugaho ibintu bijyanye no gufata neza ijwi. None tugiye kureba uko wakwitoza umunsi ku munsi kuririmba iryo jwi rya alto. N'ubundi urakoresha ya range, ufate byibuze iminota hagati minota 15 n'iminota 20 utoza ijwi ryawe urikoresha uririmba. Yes, utaririmbira hejuru cyane. Ijwi ryawe ugera igihe kumva riri kwisanga riri kugana hasi. Ngibyo rero ibigendanye n'ijwi rya alto. Umukunzi cyangwa se umunyeshuri wanjye yambajijeho, nibyo mbashe kuba nabasobanurira. Niba wifuza kuba waba umwe mu banyeshuri banjye, nkurikirana umunsi ku munsi. Twiga umunsi umwe mu cyumweru ariko mbakurikirana buri munsi. Ushobora kuba wanyandikira muri nomero uri kubona aho ngaho muri description, nkabasha kuba nawe nagusobanurira cyangwa se wambera umunyeshuri, nkabasha kuba nagufasha nkakwigisha. Niba ufite igitekerezo cyangwa se inyunganizi cyangwa se ikibazo, ushobora kunyandikira aho ngaho muri comments, nkaba nshobora kuba nagusubiza nawe. Mukomeze kugira ibihe byiza.